Right, kambasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima. Ni Mr. Jean Ngug on Iris Rwanda TV. Mbahaye ikaze ni hamwe n'umwana yego Nukuri kumanje nta nubwo mba nshaka no kuyivuga yego kuko yababaje nacicirije amashuri yanjye bitari ngombwa. wari ugeze mu wa kangahe? Urabizi ukuntu babara inkuru baravuga ngo nayo ngeze mu mwaka uyu n'uyu bigenda gutya na gutya turahura, ibi nari mbizi ibi nasi nari mbizi. Ni ibyo ngibyo umuntu akeneye kumva kugira ngo amenye byakikugendekeye gute. Twamenyanye n'uwo mutipe yari ari mu kazi ahantu ku Muyumbu, ari umukwaferi. Nanjye nari nshoje igihembwe cya gatatu, ubwo nari ngiye kujya mu wa kane. Nari nshoje mu wa kane, maze turahura ambwira ko ashaka ko mubera inshuti. Umukunzi? Oya, pana umukunzi, inshuti bisanzwe. maze nyine kuko nanjye ahantu dutuye nanjye nari nkeneye inshuti.
cyane cyane y'umusore kubera ko ngiye nkunda kuganira n'abasore ntabwo nkunda kuganira n'igitsina gore cyane kubera ko nyine baraboha igitsina gore kiraboha nuko nyine turahura tuba inshuti biba ngombwa nyine ko turyamana antera inda maze amaze kuntera inda mbimubwiye nayo mubwiye mfite inda y'amezi 2 maze aratoroka. Yatorokera kuki yatorotse? Ntabwo bakujuje imyaka y'ubukure. Nuko nyine aragenda aho agarukiye mbimubwira n'ubundi yagarutse mfite umwana w'amezi 2 mbimubwiye arantuka ngo nigize agatebo wigize ngo agatebo ngo ayora ivu ibyo nibwo nari ndumvise nyine biba birebire nuko nyine umwana turamurera njye na mama na basaza banjye nuko nyine birarangira aho kugeza n'izi saha papa w'umwana wanjye ntabwo aziranye n'umwana we ariko nifuza ko bahura bakamenyana. Ntibarahura na rimwe? Ntabwo barahura. Wumva se amwemera? Oya ntabwo amwemera kuko iyo aba amwemera abampamagara akamvugisha akambaza amakuru y'umwana we. Umwana yanditswe kuri nde? Yanditse aracyari nyine twamushyize ku cyiciro cyo mu rugo. Hari uwabyumva akavuga ngo ni ubujiji wakoze, hari uburyo bwinshi bwo gukoresha prudence cyangwa se kwifata cyangwa se no guprinting urabizi? Ni iki? Nuko nkubwiye ko mbizi ugiye no kumbaza ubusobanuro bwabyo. Tukuganira rero. Oya rero bose abadukurikiye njye niba mbizi abadukurikiye bo ntabwo babizi. Oya nabyo ubwo niba bashaka kugira kubimenya ubwo ubizi abihamane n'utabizi yandike comment asobanurira abatabizi. Yakwibaza kuki utayikuyemo. Oya gukuramo inda ni icyaha. Ntabwo waba warakoze icyaha cyo gusambana hanyuma ngo ukore n'ikindi cyaha cyo gukuramo inda ngo ni ibyaha bibiri birumvikana. Umaze wari wakoresha ibinini bino bituma umuntu adasama? Ntabwo ndabikoresha. Ubwo iyo ubikoze utikingi bigenze ute? Ni ukwiyaranja. Kwiyaranja gute? Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wiyaranje wabikoze utikingi. Ako uzi ko urukumbaza nk'aho utabizi. Erega tugusobanura abantu badukurikiye bose ntabwo babizi. Nyine nabo babimenye. Umuntu uri kundeba utazi kwiyaranja ibitari byo. Nyine wiyaranja gute bimubwire? Kwiyaranja yago data urugero umuntu ashaka kuzanira nk'icyo kunywa nta gafunguzo afite cyangwa yakibagiwe ukiyaranja nk'ahantu ku gati cyangwa ku ntebe ukagafungura uko niko kwiyaranja. Ibindi nabyo nyine nibyo. Ubwo wowe wiyaranje ute nyine? Guje ntago mbikora. Iyo ubikoze wiyaranje ute? Kwiyaranja se wimbaza byinshi. Njye ntabwo njya niyaranja. Ubwo isomo nakuye mu kubyara nararyize nkiri muto. Okay. Nana kubera iki wumva ko kuba warabyaye ufite umwana wumva ufite icyizere cy'ahazaza cyane? Kuko n'ubundi mu kazi ndi gukorera umwana wanjye bari kwiga kandi nibishema nawe nibishema no kuba mfite umwana kandi ko ndi umubyeyi wa mama Blessing. Ubu umwana bahehe? Umwana ari kumwe na mama nyogokuru wiwe. Okay. Kuki wemeye kuryamana n'umusore ubizi ko afite umwana? Nene se nibibaho ko umusore aryamana n'umukobwa kandi bazi ko umwe ari umusore cyangwa ari umukobwa cyangwa afite umwana cyangwa atanamufite. Kuki wabyemeye? Oya ntabwo nabyemeye kuko nari mbizi nabimenye nyuma kandi byabaye ntabwo ari uko nabishakaga. Yari impanuka. Ariko ntabwo wavuga ngo ni bimwe mwari mubikoze? Nawe
byari ubwa mbere. nawe bwari ubwa mbere kandi bibaho ko umuntu aryamana n'umuntu ari ubwa mbere agahita amutera inda. Hari abantu bagira tegetire amazamu yabo ukaba rimeze gutyo idahushwa. n'ubu rero niko meze. ariko nawe warabishakaga buriya niwe wamukunze. oya iyo yaguhaye angahe ubwo? aya nta by'ibiciro ntabyo pe. umukobwa unywa inzoga umufata gute? umukobwa unywa inzoga mbese kunywa inzoga ntabwo ari icyaha. iki ni icya mbere. umuntu hari igihe ashobora kuba yifite nk'icyaka akagenda agafata agacupa, ariko ku muntu unywa agasinda bwo ntabwo ari byiza kuko urasinda nyine ukandavura ugakora ibintu bitagakwiye gukorwa, ugatukana ukarwana bikaba ngombwa ko banagufunga cyangwa se bagukubita ahubwo bo bakagukomeretsa. yego. inzozi za Nana turi kuganira ni izihe? inzozi zanjye ni uko nshaka kuzaba umukinnyi wa filime ukomeye cyangwa umumodo kuko nabyo ndabikunda. fashion and modeling. yego nyine ndashaka kuzaba umumama mwiza imbere y'umwana we. kuko nibyo nshaka kuzaba. ndashaka kuzaba umukinnyi wa filime ukomeye burya abantu bose nyine bazaba bazi Nana. ndashaka kuzaba umukinnyi ukomeye nka Nana. ku isi ukunda ibintu bingahe? ku isi ikintu cya mbere ndi gukunda kukivuga kenshi, nkunda filime, nkunda kubyina, nkunda no kumudaringa. uzuzi kugenda nk'abamodo? nyine ntabwo mbizi by'umwuga ariko ndabizi. ntahenze kumbwira ko ukunda umwana wawe n'umugabo mwabyaranye. uyu mwana we birumvikana pe. umwana we ni ikintu cya mbere na mbere umubyeyi wese agomba kwitaho, ariko ibirenze ibyo nyine ni akazi. kuko kuba twarababyaye ntabwo twabaha iki tutabakorera ntacyo. tugomba rero gukora kugira tubahe ibyo bifuza kandi bazabaho neza. yego. tugana ku musozo, niki wasangiza bagenzi bawe b'abakobwa bajya mu kabari bakanywa bagasinda? ibyo nababwira cyo njyewe ntabwo ndi umusinzi, nta nubwo njye nsinda. wenda kunywaho ntabwo byabura, nkwaho kamwe cyangwa tubiri, ariko abakobwa bajya mu kabari bagasinda ntabwo ari beza. bagabanye. nimba uri umumama umufiyemeri nk'uko babivuze, bihangane pe, bakorera abana babo bazabaho ibyo bifuza, ejo nabo batazaba nk'abo bakabibirara nyine. ariko gusinda ntabwo ari byiza. right. nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, ni mu marembo rwagati imbere ya stade Ubworoherane. ariko aho ngaho niho dukora akazi ka buri munsi. uyu munsi twatembera ahantu bita mu Kinyaba ngo ni Maswing Bar, kuko mwahabonye hariya ngo ni Maswing Bar Restaurant, ariko ntabwo nigeze ndya, barampa ibyo kurya simbizi niba binahaba. tukaba turi kumwe na Teacher Shop Bosco Design. right. ati ndi umwari cyangwa se ndi umwe mu bakobwa bafite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime. kubera iki wiyumvishamo impano yo gukina filime? ndabizi, mbyiyumvamo kandi abantu benshi barabimbwira ko mbishoboye. twa tuntu twase kutadusize nakomeza ngenda gufite nimba utakavuze nimba utakashyizeho ubwo wongera kuri kurangaraza. oya ntabwo ndagaye. ati abantu benshi barabimbwira, bakubwira ngo iki? ko nzi gukina filime, ko nabishobora, kandi nanjye mbyiyumvamo ko nabishobora. mu buzima busanzwe ni ayahe makosa wiyiziho? amakosa ni menshi. njye amakosa nzi ndakubagana. unararangara cyane, n'ubu uri kurangara muri kamera. ariko ntabwo ari cyane. ariko ntihongeye kurangara, abandi bareke. yego.
ufite amakosa nzi do n'ubu urarangaye. oya ntabwo ndoze Ufite amakosa wiyiziho. ni ugukubagana ndabizi ariko kubera ndi kugenda nkuramo ntabwo bikiza cyane. Okay. Nana, wifuza kuba waba umukinnyi nkande? Njye nkunda Fabiola, undi muntu nkunda namenye vuba nkunda Imuri. Ndamukunda cyane. Okay. Kuba uriho nta telefone ufite wumva ntacyo bikubangamira mu kazi kawe ka buri munsi? Sha cyane kuko ubu ngubu nahombye nk'umuntu ushobora kumpamagara amakazi nyine urumva ni imbogamizi kuba nta telefone mfite. Yego ariko ndayishaka vuba aha kuburyo umuntu ampamagaye yambona nta kibazo. Kubera ko utewe ishema no kuri female? Umwana namubyaye mukeneye kandi ni byiza kubyara. Byagenze gute? De nk'ishusho y'uko byagenze muri make. Oya nyine kubyara kwanjye simbivuge gusa nyine kuri njyewe inkuru yanjye bigira inkuru yawe utubare nk'inkuru kuburyo ko umuntu ashobora kuyireba. Inkuru yanjye yo kubyara y'uburyo nabyayemo nyine ni ndende irababaje iteye agahinda gusa nyine byarabaye. Byagenze ute rero bijya gutangira? Ni umusore ni umupapa muri make? Oya ni umuntu twabyaranye ni umupapa ni umusore ariko ntabwo ubwo umwana mufitiye ni uwa kabiri wiwe njyewe nyine njyewe wanjye ni umwe twabyaranye ariko ku wundi ni uwa kabiri. Mwahuye mute? Byagenze gute mu ncamake inkuru yanjye? Ihindura inkuru yawe uvuge ngo inkuru yanjye byagenze gutya. Birababaje biteye n'agahinda kuko twahuye ngenda umunyeshuri turi muri vakanse.